umwana wangiriye umwana gutya umukuye mu ijisho nawe uranshaka do uranshaka nze mfata amaso yawe nyanamoremo nyameneremo noneho ubibone nguyu mukuyemo rimwe fata yabiri yose nyameneremo umwana hasoni uratinyura ukuntu ugize Latifa koko ariko wese yaraje gukora iki uratinyuka yaraje gukora iki do mwongera uvuge ngo mwereke ongera se Domi, ndavuze ngo reba hano. Ndavuze ngo reba hano. Umva nkubwire. Wareba hano utareba hano ndabiza ayo matwi yawe ari kumva. Ibintu mwihaye byo kutujoga ukageraho uroga birasa. Reba hano kuko uzi ko ntabyo nzi. Arerere, ubwo rero ngo mumushaka kumugira ngo ikigoryi, nganyange nsohore mu nzu. Umva, birasara nkunda. Ntateze kunsora muri iyi nzu. Ikindi kandi ibi bintu niba ubiri inyuma ngo ndikunuka icara hamwe nawe uwo muntu kukunukira uranyumva neza yendagara ahubwo ndaje nuke nka kakantu banyaramo bakita guki kakadobo banyaramo ndaje nuke kurenza ko ze ngo murekure nawe murekure sanganya Tommy ngongera uvuge muyereke ariko mwana muhendutse vampire ongera uvuge Yesu biro wajyanye Latifa kwa muganga bira ntabwo uva hano bino ariko ndagushaka nta hantu ajya ngo nta hantu ajya umwe nubwo wabaye shitani ukaba utangiye kuryana nk'amavampaye ibyo biraje bigenyeka ndagusetse nk'amavampaye urari ukuntu ugize uyu mwana ijisho ubu uzamushaka icyo ni ikimenyetso rero ubu utazakuramo n'irya kabiri nawe rero sigarana na nyoko ubundi se ntibakuroze urabuzwa n'iki kugumaho muri izo ngutiya za nyoko biranjyana umwana wibeshye kuri urwo runagaza uruzingo ngo urujyanye kwa muganga bira niba unkunda turarebana bira nkubwire ngo umwari yijya mu bapfumu n'ababyeyi ibintu yazanye ingaruka urabona ko zihereye ku mwana wanjye ariko mama nabwiye umwana ameze nk'umuntu uri amafu muganga kundi sibyo ako mama ubu iki ni iki cyamukubise ni ingumi mukubise ni ingumi yose kari akantu kize karate sinabikubwiye se ariko no mama uretse n'ibintu bya buranga byo kubera sibyo umva nkubwire mama ishyiremo akanyabuga ukengita umusore agiye kumuramo amaso dore reba ibintu akoze Latifa rero nanjye njye kumwitendekeza rero ndabona amaherezo ari uko tugiye kuvana wenda tukigenda tukamusika mureke tuve hano tugende tumuhunga umva no gushaka agapfukamunwa uwo muntu ukoye tukabana nabo ntawagiye kuzica ako gapfukamunwa kazakabakuramo ku ngufu uri mwarebe ikibazo aho yarogeye ko simbizi ntabwo ngira intwari ubuse ijisho ntarimenye gateye dore ni gute uko rwose ari gukira ndi n'ijisho mwese birago turabigenza gute bira ati ngene njye gukanisha amazi ashyushye ngaho tugere mujyane kwa muganga waje kureba neza bira wamufashe akaboko mukagenda kuri atarimo kureba ngasahaguruka byose si urugore rwawe rubikoze fata uyu mwana umugeni umurandase dore ntabwo ari atujyane kwa muganga mwana ishaje ubuse koko swijisha rimennye ubuse Latifa koko mana mvubane umwana wanjye batamenetse ijisho noza kumujyana mu nzu reka mutware yambare tugende nuko mana umwari nzamukorera iki koko umwari wibagije ko nitwa kakuze Dome turaje turebe umeneye umwana ijisho urabwegetse rero ndumva aho kugira ukomeze utsimbarare ushaka gutandukanya umugore n'umugabo bikundaniye n'ubundi wabaye ikigwari emera ukomeze wibere ikigwari ariko ureka abantu bakundana bibereho
ntago mbabujije gukundana ariko ntago umwana wanjye yakurira muri uriya rugo. ubu se ni ubwa mbere wumvishe abagabo bafite abana batarera bakurira mu ngo z'abandi bagabo? Ariko se arahari kuki se banderera kandi mpari? reka noneho ngusabe, reka nk'uko waje kunsaba ubufasha reka nanjye ngusaba ubufasha. Wambabarira ukambwira icyo ushaka icyo ari cyo cyose, yemwe niyo yaba amafaranga ndayaguha pe, ariko ureke urugo rwa Birasa uruha amahoro, wibagirwa umwari wishaka gusenyera umugabo mugenzi wawe, kuko ibyo ushaka kumukorera nawe ejo byakubaho. Ndakwinginze mbwira icyo ushaka cyose ndagikora. Ubuse ikintu cyaba ikiguzi ku mwana wanjye urumva cyaba ari iki? Ndabizi nta kintu cyaba ikiguzi ku mwana wawe, ariko ngenda gusabye wisenye urugo rw'abandi, kuko kuba umwana azavukira muri ruriya rugo ntago bizakuraho kuri papa we, ntago bizakuraho ko muvanze amaraso, ntago bizakuraho yuko rwose uri papa w'uwo mwana, ariko byibura mfasha, sibyo? Umva mama, njyewe ukuntu mbyumva namwe mu nyumve wenda, njyewe ntago ngamije gutandukanya Birasa n'umwari, ahubwo umwari naramuka abyaye uriya mwana tugakoresha ADN, wasanga umwana ari uwanjye bazamume mwirerere, ubundi nababwira iki? Bizikomereza urukundo rwabo. Ntabwo ushaka kumbwira ngo ikiguzi uze icyo sinzi na ikiguzi wamaniye. N'ubusanzwe ndabizi ko niba koko Birasa ari ikiremba, ndabizi ko abizi ko umwana atari uwo, ariko byibura ugirire yuko wakoranye na Birasa, ugirire yuko yigeze gutuma ubaho aguhemba neza atakwambura, ukomeze umukingire ikibaba, iryo shema rihorane ryo kwitwa umubyeyi no kwitwa papa no kwitwa umugabo. Ngerega ndi kukubwira ngo ntibizakuraho ko uwo mwana ari uwawe, ariko byibura ureke Birasa ahorane iryo shema. Uwo mwana uzakura yita dadi umuntu utari dadi we, ubwo byo urumva ari byo bizima? Ese ubundi utekereza yuko iyo uza kwamagana umwari yagera kwa Birasa nawe akamwirukana, umwari agakuramo inda, uwo mwana uyu munsi uba uri kumurwanira? Bitekerezeho. Niba Birasa yarakugiriye impuhwe akakurerera inda, wareka ukambwira icyo ushaka icyo ari cyo cyose nkakiguha, ariko ukareka Birasa. Wishaka kubabaza Birasa kuko nawe yagufashije kuba uyu munsi uri kurwanirira uwo mwana. Tekereza iyo umwari agenda akahita akuramo iriya nda, uyu munsi si uri kurwanira iki? Erega nidukoma urusyo dukome n'ingasire, ahashize twishaka kuhirengagiza. Ibuka ko hari ahantu wabaye ikigwari, rero wishaka kuzana ibibazo ku muntu wagufashije kurenga iyo minsi mibi. Amafaranga ushaka yari yose ndayaguha pe. Mama, amafaranga byo ntago ari byo nshira imbere. Okay. Nkuko wambwiye ngo umwanya bitekerezeho, nanjye ngo ndagenda iwanjye mbitekerezeho, kuko ntago oya nta kibazo, ariko nyine nawe uzirikana icyo kintu rwose. Utekereze iyo wirukana umwari ukondisiyo wagiye umwirukanamo ni wowe uzizi, sinari impari. Iyo agenda na Birasa akamwirukana ingaruka zari kuvamo. Nabisabiye n'imbabazi, nta mwere wubaho, narakosheje pe, ndabyemera, ariko namwe mu nyumve nk'umuntu. Genda ubitekerezeho, kuko wamugani rimwe na rimwe umuntu ababaye ntabasha gufata imyanzuro. Sawa, ubwo nzaba kuvugisha muri iyi minsi. Urakoze cyane, wakoze no kunyitaba, Imana iguhe umugisha. Sawa sawa. Sohoka kabisa. Sohoka ugende, nakubwiye ko nta bibazo biri muri ubu. Nasohoka ugende. Sohoka ugende kuko njyewe nakubwiye ngo niba mama atagushaka muri iyi nzu nta mpamvu y'uko uguma ku bantu. Aranuka. Sohoka ugende, sohoka. Sohoka ugende. Mwana wakora uri umuntu w'umugabo
w'umugabo uri umuntu w'umugabo ubundi niwe birasa wanjye utari pirate batatubuye ni wowe birasa wanjye irashana n'irigiye ako mama ngiye nabikubwiye ko rwose gahunda ubu ngubu ihari yo uranaruka Latifa ubundi ko tamujyanye kwa muganga Latifa ngiye ibintu ndi kukubwira nabikoze pe nafashe amazi ashyushye ndamukandira muri bishoboka byose rwose ndamukandira ntabwo ijisho ryamenetse none se sinabikubwiye ko namukandira ubu urabona uriya mugore agumyana atatwica reba niba atangira Latifa kumukuramo ijisho ejo ngewe none azaza amfate amvuna umugongo ese ubundi buriya utari warambwe kwese karate nanjye rero biriya bintu nanjye uko wabyumvishe nanjye ariko nabyumvishe pe cyangwa se ariko ni ibintu yacishije bimutera imbaraga erega biranakemutse none se usimusore ntagiye nagende umwari ndamwirukanye umwari aragiye umukobwa w'abandi genda amahoro tuvuke hano yagiye nagende rwose uyivundika rwose yagiye nagende pe aho undi Latifa none se mama nshimye ko mwaragiye nagende kandi ndizera neza ko wishimye si wishimye se noneho ndishimiye igihe kigiye gukurikiraho ngiye kuzakuvuza biriya bintu byawe urwaye byitwa uburembe hanyuma gushakira umugore mwiza ntabwo ukiri muto umwana uzambyarira abuzukuru mama wawe kuri kuvunika no muri biriya byaranze oya nzakuvuza ese ujya ngo urumumuriza kuko atageze umuriza wa mugabo umuriza yaramvuye muti ishoboka n'idashoboka ariko gukira wapi nzakujyana Tanzania muri Sumbawanga bira nzakuvuza uzarungura undi atari umwana usuzugura kuriya byose umbiye ndabyumvishe kandi ndanabyemeye nzakuvuza mwana kandi rwose nkubwiza ukuri kubimbwira rwose niko mbifashe wowe humura ntigihe reka ubundi mama njye nawe twari twibaniye neza tubanye mu mahoro ubundi rwose ubwose yari yarakundaga niko wari usigaye umufata ariko mwarakinjira yazanye inyatsi muri uyu muryango reba ntukijya ku kazi uko bikwiye ubundi umwari uwo mu bashingwe oya ntagende atera n'umwaka ntagende kabisa iriya nda nayibyara azayibyare ntashyiremo umwari ngaho dore imboga mbi ntizijya ziva mu nkono imboga mbi ntizijya ziva mu nkono ubu uhagaze rwose umwana yarerewe uyu yararewe ongera uvuga so wari uzi ko nagiye wari uzi ko nagiye umukecuru muzima wigira inkumi ese kari ibyo navuze nuko ugiye kubikora ugiye kugenda ase ntubira ko ngiye ushaka kumufata nkaho ndi ikibura buryo hano mu rugo uragenda se ujya he ngiye kuba kwa Birasa kandi ahantu ngiye kuba ni ku mwana wanjye ubundi nzakubwire kangahe kugira ngo unyumve nahoraga nkubwira nshaka kujya kuba kwa Birasa ukanga ko njya ukeka ko nge nawe hari ibindi dupanga ubundi se nabibwira ariko umwana wawe hari DNA bagupimye ngo umenye ko ari umwana wawe ibi byose ni ibituri gushaka kuneka wowe nakubonye none ndavuze ngo naho ujya none nge ntago najya nivuguruza ariko kandi ukashaka gusuzugura ngo ukabye nawe ikikapu nawe nawe kijyana kiranga ubundi gushingira hehe uzamuruza kuri umwana ndarushingira se usije kuza kumbwira ngo ni umwana wawe ubundi kigaragara ko umwana ni ahubwo igituma bitagaragara ko umwana wanjye ni iki ikibituma kitagaragara umwana wawe nuko wabimpishe kuva kera nari mbizi utugara turyana hano mu rugo duterana inoze ngoma yari ngombwa se ko nkubwira imvo n'imvano y'ubuzima rero nanjye ngimbwire ntago nkeneye kubimenya ndavuze guma mu rugo urukumva nimba ari n'umwana kandi kare ndagiye noneho ikibyimbi kimeneka ntumaze kuba umugabo ntumva umaze kuba umuntu wa danje sura kare ndagiye noneho ikibyimbi ndavuze garukamba ndavuze garukamba kandi none urapana turasera kare ntugire ngo bya byo gukira urandeba so urandeba gutya ugiye kujya kuba kwa Birasa naso iri kunyukereza ngiye niyo yaba umwana niyo yaba ikindi n'icyo urwana nazi urukumva ngiye ntabwo ikibazo ufitanye na kizapfa kirangiye urumva nibyo yango ngiye bukomeye yango ntabwo ngiye nabwihangana ntabwo umwana se byanditse uracyabyimbye mu bugome uracyumva ufite gahunda yo kuzihorera kuri Birasa umuntu ushaka kujya kuba yo mu rurerwe utari urugo rwawe ujye kwa Birasa harahira ko hatarimo teme reba hano buriya Birasa ni muri kumisha ibintu byinshi none ukareka mubwiza ukuri mama ngewe gakire ndabivuze ndahiri imbere y'Imana cyo byose
uramukuva hano ukarenga gate ukagenda ni izina ry'Imana ategeka kwa divorce haki ya Mungu urandeba se shinike wow mwawe sikiza urajya kwa kiki ndaka divorce nake gatanya dutandukana birangiye ngiye gushaka undi uko birangire gute birangizwa n'amategeko ushaka kugabana na Karine ibintu tutagabana kwaje gutanga mutongo wa tansi ushaka kugabana n'umuntu mutashora tuzagabana niba nibiro zagenda utagenda pro tuzagabana ko niko amategeko abiteganya bro baseka se ese uburamanga Imana se mutubona nubwo wakihangana koko nyine mvu kuntu bigenze ngeze mu birenze iminota ngutegereje hano n'iri zuba ry'iwanyu mu cyaro nsanze umukecuru yarwaye kandi nibo nari ngiye gusaba ubufasha nsanze yarwaye ngerageje no mu baturanyi bose baramakaniye nta numwe nshoboye kuba nakura amafaranga ubu ntabwo wanyihangana amafaranga nkazaba nyaguha koko arimo hariya mama wawe sara kandi bamujyanye kwa muganga ngo ari mu bitaro ahubwo mbabare basi nsubize telefone ahubwo umfashije wanguriza ukangiza no kwa muganga harwariye shaka numva umeze nkaho ushaka kumfatanya na so shawe njya ntwara akagenda atananyishyuye yasinze cyane imitwe sha muri kunyine ase moto urumva ibya papa ni guturi kubizana mu byanyu ukurwa turi kuzana ibya papa nanjye ukabizana mu byanyu amagarura mwana mubaza niba ari byo nisubura bumubaza icyo uriye nese ntabwo uri kunyizera nese aho ugiye kunjyana ku bitaro ntabwo uraza twinjirane basi nawe uramubona reka mbikore ku bwa mama wawe ntacyo ariko by'amafaranga byihoreye ntabwo nagutwara ese moto nawe ugishyira mu gaciro wumvaga nakubeshya ari gushyira ahandi na ya mbere ntayabonye wowe nguriza yawe wowe ntacyo ngaho ugenda ukiniza umurwayi wawe numbere inyangamugayo nyine ndaguha nimero zayashyireho ntacyo ariko uranantwara ungeze urantwara ungeze urumva ukeneye ko nongera kugutwara nyine ndashaka ungezeho mama arwariye okay ngaho uzana impamba tugenda oya tugende gutya ubundi umujyi wawe uretse ubundi ibyo ngibyo wabyihoreye nyine reba nk'ibintu ubu nkoreye uraza waka amafaranga mu byaro none urashaka no kujya kureba nyoko kwa muganga nta n'iseri ry'imineke koko mwese muto cyambere si ukumugeraho cyambere nuko mugeraho nkareba uko ameze ibindi birazirayo ntabwo njye nakujyana imbokoboko gutyo ntabwo bibaho rwose ramba simfasha tugera imbere turabikemura ariko rero ukwiye no gutekereza rwose ukwiye gutekereza ndetse n'umujyi nushaka uzawihorere ngwino uhinge ufate isuka cyangwa worore woroye inkwavu ntabwo watera imbere sha mwese urabona naravuye hano natekereza gendirega ngomba no gusubirayo wenye ni kubitekereza nyamara nuko abana b'ubu tubabwira ntimwumve ariko ubu ushobora kugenda ugafata urukwavu rumwe urukwavu rubyara kangahe ibyo ngibyo mbizi njye se nigeze norera inkwavu ntabwo mbizi wabigerageje ukabimenya moto ntabwo ngiye nkunda mu cyaro simakunda nese gukunda mu mujyi ntacyo hakora bimaze iki byo ntacyo makora nuko ntarafatisha n'ubu ngubu gutya turi kumwe hano ejo ntabwo uzansanga hano ngwino ushaka umutaje mu cyaro uhinge worore ubone amafaranga uze mu mujyi ushore business none se urabona wowe uzafonda gutyo gusa ubara kubwiye ngo Kigali haba amafaranga tugenda ungeze urabona cyaba ni danger ariko gabe cyo n'ugenda no ye narahiye none sha ngaho genda none mu gitondo netajya ku rukiko none batugabanye ibi bizu byawe biri kuratangasa amaso none bampyanye nushaka uzayinyiciremo nzashaka abasekirite bajya barinda cyangwa nzana n'inkuba ntwazi gukubita ndabiyobe se ko na mushiki wawe mwagambiriye yuko muzanyica tukwica tuguhora siki ndabiyobe ko mwavuze ko muzafatanga amafutanye mukayajyana ku mupfumu cyangwa ubuzi ko byose ibyo ngibyo ni ibyawe n'uwabikubwiye ntabyo nzi ngewe icyo nkubwiye nuko ndashaka urengana urugo ndavuze ngo ntabwo ujya kubakwa birasa guma hano mu nzu yanjye nubwo ari yawe ariko ubundi urwo n'urukundo nkunda nuzi n'umugore wanjye urasiga muri inzu ujya he urasiga muri inzu ujya he ndasigara n'igihe nyine nkuri ningenda uzakora iki
nzakora iki sinkubwiye nurengera rembo wallahi nurengera rembo nkubwize ukuri ejo mu gitondo ndambara agakweto n'agapantaro harya banza kwa notere cyane kwa gitifu ni kuri kurunuza ku rukiko niyo rw'abari rwibanze ntago nzaba hano hose muri quartier inkiko zirahari ngende mvuge yigarama y'urubanza urayafite garama y'urubanza cyangwa nayo nyagusigira nemfa nagurisha n'ibyo mfite nagurisha na telefone reka nayo nyagusigira wowe genda urebe ibyo ngukorera numva ibyo nkanga wenda naba n'umugabo ushaka urareba surebe nareka nkubwire rero uyu munsi naramutse neza sinshaka kuburana nawe reka nicare ntuze ariko hari umunsi nzabyuka ntari kukugisha inama ntari kugusaba fata ibyanjye ngende niba uri umugabo uzajya kwaka iyo divorce noneho n'ikindi utaruzi ntibiri ibanga nta kintu na kimwe ntunze uzi yaba inzu twabagamo mbere yaba iyi ngiyi yaba na za zindi ebyiri zibamo abazungu nta na kimwe cyanditse mu mazina yanjye uzajya kuburana ugabana none seka nkubaze ikintu cye n'izina zanditse mu mazina y'abene wanyu ubwo ari n'izi televiziyo n'iki byose n'amafi nyine ari zo uzagabana kwabya n'ibiki ko nanjye nzi amateka nanjye mba naracengeye namenye byose ntari uzagabana izo ntebe n'amasahani cyangwa uzambwira nzane n'amakariso yanjye ugenda urebamo sitiringi igukwiriye mbere yo gusezerana nawe nanjye mba narakoze iperereza ujyane mijushaka wabyanditse gute kandi twase iyo ugiye gusana n'umuntu ubuze ibyo afite kandi nawe ifite ubugabo no kwandisemo ikibazo cyawe umeze nk'ikirongo cyasigaye ku ruhu impara rero nari bizagaragara noneho niba uri umugabo jya kureba ya nzu twabagamo urebe wakodesheje bariya abantu barimo urebe ko ari mukandasumbwa kariya ibyo byose uzabibazwa mu mategeko reka haje ntabwo uzongera kunkubita yewe ujye kwiga nkubita ariko nkubita ibi umukecuru muzima ubundi yambika ibi bintu ngo bigende gute ariko ubundi bira ubundi uyu mukecuru si umurozi re ibi ni ibiki bitambaro bingahe do kimwe bibiri n'imikara dakanebekara ubwo ni sha yakora bira domi narakuvumbuye aho bigeze maze kugwaga ngiye kukuruka ubwo rero waruzi ngo nagiye nkuko ubyivugiye imboga mbi niziva hehe mukungu ongera uvuge se ongera ubwo rero wari wishimye ngo nagiye dore mbese ngo aramanura amarinete nka profe wantwara iki aho yazana akubira do iyi si imijyi izi si imijyi aba yambariyeho ntabwo izi ari imijyi umukecuru muzima yambara ibintu bikweduka bikururuka gutya gute domi narakumenye uri umurozikazi ubu tugiye guhangana nzareba ubwawe n'ubwanjye turebe ubukora cyane uvuye gucisha ntabwo ndi umurozi domi nkwihereke ntabwo uri umurozi usa nkabo ubundi wakiguka kinjyanira wari ibintu umugore wawe nkorera wabibonye bira aka ntabwo ari akagambano bira umugore wawe ansuzugure agira nk'uri imisatsi mu bitambaro mu mutwe wanjye bira ntabwo ngushira amakenga wowe n'umugore wawe ibi ni akagambano nta nkwemo ibitambaro ejo bundi azanyambika ubusa amenesha ubusa ku gasozi uri aho uturamye watumbitse ibitamo wagira ngo birwaye bwaki ntabwo mwasuzuguye akanyandagaza imbere yawe uri aho ngaho buriya ugomba guhita ukubita ishyano nijya umugaruye ibyo yakorera Tiffany wabibonye akiziritse ku muhoro ugasiga kawuciye umwari ni rwiziringa ubwo uragira ngo abe ari igihe bamena umutwe mbega umwari umwana w'umukobwa ntabwo ari mazima afite amagini ntabwo ari wo kubisa Latifa ariyo nta magini ariko nanjye umuntu wamushyizemo amagini uriya mukobwa akaba ari gukubita nk'inkuba kuriya sha umuhanga wo kuroga njyewe inama namugira umuntu wamushyizemo biriya birozi byose
yabimukuramo sheshe itabona kuko nareba nabi bizamwimenera umutwa neza neza burundu. Niba atinyitse gukubita Latifa aratumara n'imbaraga Latifa afite aratumara ukamureba ukajundika ibitama ntumwasubize Domina kanyiza ibitambaro simvuge umwari ahantu yacishije n'abahanga aratumara kariya gakobwa ngo ni karara ahantu kamujyanye n'abahanga yakarara simbizi se wamujyanye karatumara pe. ngomba gushaka undi muvuno rero ngomba guca undi muvuno aratumara akobera twamusize hano tukisubira muri yanzu njye ntaho njye uriya mukobwa tuzabana nawe hano ukubita n'inkuba. Bimeze bite se? Gasha muri aho. Bimeze bite? Wari uhari? Wapimbiye mu rujugunye. Ibyo se ni ibiki? Ni ibiki byo ngiye? Ntago wapfa kubimenya ariko uranabizi. None se kumba dushyimo se twunzaniye? Oya, nari mvuye gusoroma hano hepfo none narinje ngo nkubwira akantu. Kambwira nguteze amatwi. None se Gasha. Kuko bije yansize. Narindi gutekereza. Koko hari igihe wambwiraga amagambo nkumvaga ari kujaga arancika ku mutima. Nta kuntu wakongera ukambwira ko ndi kumva hari imicobo hano mu mutima. Ngo umutima konje hari imicobo. Nari kugira ngo wongere umbwire twakugamba. Tuziba nabahanga. Ahanga mafite isake rona. Ese kubaga wayikingiranye. Ni mfite isake y'indaya cyane. Niko mama nanga kijya mu mabara. Niko none se icyo cyoro reka ngisibe. Hari ukuntu mbwiraga nyine nkaja numva birimo birangira ku mutima cyane. Biga ninge byahamye. Nkaja numva amahoro gari gutemba gatemba. Rega ngiye banyita nyiri mitoma. Nese nano ubona ndi mwiza koko. Reka nkubwisha uri mwiza pe. Ariko ubundi buri cya kintu ngo bijo ubundi mwahuriye. Nakosora uramugabo ngo bijo ubundi mwahuriye. Oya bo muretse wowe inyiyitaho mbandungire nyine ukuntu nyine. Nase numara kunyiza mu rukundo neza nkagenda ngateberamo ngasaye. Warangiza nkajya nkubona nabwo uri kwita kuri bijo. Buri mutazaba ushaka kwatsa umuruto uzashobora kuzimya. Wowe nyine nsayidira umbwire neza hariga umuntu abaga yumva akeneye amagambo meza none se ko nta muntu wo kubimbwira mfite nawe ndanamuhamagara ntanyitabira. Nese igihe cyose nizashaka kumva amagambo meza uza kunda ababyeyi uzi. Kandi none dore ikibazo ngiye ngira amagambo meza yanjye kenshi akunda kuza nk'ubyo mu masaa 8 z'ijoro. Nigoma ariko si iki nacyo. Nigoma mfite amagambo aryohereye ameze nk'ubuki 8 z'ijoro. Aho ngaho naho nazi ko nijoro ntagenda gasi. Huye ntabwo uzaba uri kugenda n'ubundi tuzapfa twicariye hano mu nzu urumva ndi kukwibwirira ayo magambo ni ndaza kubwira reka nkubwire isake nayizangururira amabara nikumbwira se 8 uzajya winyabye se byuze nkubwira ayo magambo meza. Oyanje amagambo meza ngumvaga kumanwa nijoro nahombaga ndi kumva se nijoro upfa amatwi ganje ntabwo gabaga gari gukora neza. Nzajya nkwandikira ku rupapuro. Ku rupapuro ujye udusoma. Oya uva muri ibyo bya kera ariko mbwira neza. Ariko mana we cyakoze reka gugwesha cyakoze reka uri mwiza pe. Ariko ubundi bijo bije mwahuriye muri rompuwe cyane muri rompuwe njye nayize mwahuriye byuze nk'induba. Ariko nawe ariko cyane ariko bura ariko urabizi ko uri mwiza. Nanyine niyo mpamvu naje kureba ngo mbwire. Twagiye mu nzu se nkabikubwira turi mu nzu. Oya. Ariko se ko mbona numva ibintu byose ufite ubwoba bw'iki. Uziko wajya ngo akana kagahinja. Kadushyire ibishyimbo mu nzu. Uziko abaturanye bambwiye ko mu nzu yawe habagamo sida. Sida nayo zirikiye mu nzu yawe isetsa. Ubwo se yawe yaravuye he? Ntaho mbiza ariko barabivugaga cyane. Cyangwa ninge bakubwiye ko n'ibya bigambo byara mu iki giturage cyangwa bakubwiye ko nyirwaye ngewe. Ariko noneho iyo ninjiye mu nzu ngasohokaga yifite. Urakaraba n'ujya gusohoka.
nese ubwo ngo nukaraba urumva yaguye none iyo sida yawe imeze nk'igikoma uretse gashamu ndi kumva utari kumbwira ibyo nshaka kumva rero reka nkubwire none se wakaze nk'uko ushaka nkubwira amagambo meza duhagaze hano ku karubanda tugiye mu nakubwiramo amagambo meza wabiki bya sida si ubu ubizanye ute kandi njye none si ibyo ku bantu bananabeshye reka buriya sida n'abantu banayirwaye bafite aho bayandurira nkanjye mvomera ku rugara ariko sumva nyine ntusuburagiye se kanigende bivugira baje n'ibiti bimeze nk'iby'abapfumu yararaga umuntu yambaye ibitambaro ibi ni iki ni ibi ntabwo ari byo urageraho ko namenye ubwenge Simubwiye nurengera rembo wallahi nurengera rembo nkubwiza ukuri ejo mu gitondo ndambara agakweto n'agapantaro harya banza kwa noteri ntazi naho bahera oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze